baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwa babambeho ruhese aje n'umukapu gutya ndeba bebe ndeba ahubwo dore ubuzima buragucanze n'ubupira bwa senkisa uraje nguje hano umva nkubwire amaguru yakuzanye umva kumva reba ukuntu usigaye nsa umva nagushwanyaguza wewe wagiye tuvugana wagiye mpunze n'amagambo yawe kuko ndabona byari barya n'umugati ye baba keza we nta na bogisa nta mwe nani guki cyokoze ubuho burakubonye harimo iki dore ni igisumira cyo muri 80 cyaboze mwese sumu ijya uri kuyibangata mushiki wawe araje akambika ndagushaho ubushwanyagure shawe inyereza akazi utamuhutaza gahena aho ngaho ariko yamurashaje ndamwereka utamuhutaza hari amaraso y'igitambo nanjye ndumiwe ariko ndumiwe uburyo abikoze nanjye birantangaje mu buryo nta kwibaza ibibana urimo uramurira dore disi we dore nguyu we yewe ndata we dore aho bamuzikiye ngaha ari mumbabarire yo nimumbabarire ni ishyari bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi ntago ndi butinde mu bintu byinshi twari turi kwa Rachel ngira ngo murabizi neza ko Rachel amaze iminsi yaganira na Shania amusaba ko biyunga ni byinshi byatambutse nyine uyu munsi rero Rachel abyutsa amagara ambwira ati Keza ndakwinginze gera mu rugo natewe watewe nande arambwira ati wa mugabo naye narabuze wantorotse akagenda akantana abana akantana rugo agarutse kuntera mu rugo kandi ndagira ngo hagere rero misimvuga ntireka mpagere tuyebo uwo mugabo hashize amezi menshi yaragiye cyane ko yanagiye mu bintu bitasobanutse yagiye adaseze yagenda nta atavuze nahagiye n'ubundi umugore akika ko yagiye mu bagore ariko urumva azinzutwe ngaramubwira ngo agarutse ngo babane nk'umugabo n'umugore reka tugereyo turebe ukuntu bimeze twumva umugabo impamvu yamuzanye n'igitumye yagarutse tubimenye byose kukano uko biri kose turaza gusobanukirwa na Rachel kandi nawe n'umuntu kandi n'umugabo we kandi nabyo ntago yamwimakariwe reka rero twagere turebe uko bimeze nyuma yaho umugabo agarutse mu rugo Rachel ukoze ndumiwe uyu munsi papa teta akomera setsu huza kunyirengagiza nta hantu tuziranye kusa neza madara ndi kujya mu kazi ariko akazi k'uyu munsi karapfuye mpuye n'ibibazo n'ibigeragezo papa teta sarashize araje agashikira agiye imihana yose amaze kujya imihana yose ibibazo biramugoye ubuzima buramukaranze reba ukapu nk'ubwo ababebe bw'abana araje ngaje mu rugo urambirwa iki uragiye ubaye imbobe isiragukaranze baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwa babambeho ruhese aje n'umukapu gutya ndeba bebe ndeba ahubwo dore ubuzima buragucanze n'ubupira bwa senkisa uraje nguje hano umva nkubwire amaguru yakuzanye umva uyerekeze aho baturutse uragenzwa n'iki wanamugana uragenzwa n'iki hano muri uru rugo wahavuye ariko ke ibuka kuntu yagiye yihenuye uva uje hano akira biramuyabeye arajyaja mu maraya aho hose abagore baramuyuyuse nta numwe nakigiraho kwambara agapira nka kaventi iyo ubu suri kujya hehe ko ubu uri kujyayo nta nubwo nshaka no kumubona ahubwo wineri sesemi uri kumva reba ukuntu usigaye nsa umva nagushwanyaguza ukumirwa ke ubu noneho umva bibwire Keza njye ntabwo nshaka kubyumva bibwire Keza
soni keza rero urabizi ukuntu byagenze ngewe igihe cyose narigiriye gupagasa ngewe none se ubu ngubu ibyo gupagasa se gupagasa ndebera umuntu uvuye gupagasa mugabo mwiza mugabo wa reka nkwakirira ibage egerayo winkoraho utanyanduza we vimbere winkoraho toka izina rya Yesu atazanye n'imikoshi akuye yose aza kuyinera ndeba nyine unyitegereze ndi umugore witeje imbere ndi umugore wiyogoje iki ahubwo se bundi bagufunze agahara karakeye karayagira n'abakeye umva nabo wakinjira muri iyi nzu usubira iyo wabaga soni biranga none uje kwa rasheri uruhe rugo ahangaha none kugira ngo abe byagenze gute uruhe rugo wariteruye uri mu rugo uruhe rugo n'urwanjye ke hashize amezi ageze mu 8-7 urugo n'urwanjye uri kubyumva nagiye no kugusibisha nagiye kumusibisha ku kagari mu bantu bapfuye uyu naramusibishije nagiye kumusibisha nose umuntu aramaze amezi 8 telefone ye nticamo none se uyunguye abatarapfuye uyunguye abatarapfuye naragusibishije ahubwo niba nakubona hano barikanga soni yewe keza ukuru byagenze nta soni none hanga mu midiyo byose ndabivamo kandi ibiki uvamo se ubu noneho kuri incuro sindi kukwinginga sindi kugutereta kuri incuro singushaka singukeneye ndakureraho ntazi ye umva kuri incuro wese nanakwinginga asoni noneho ibyo tunabyihorere sibyo keza giye navuye hano mu rugo njya gupagasa giye mu rupagasirizo biranga ego bimaze kwanga ubu ngubu ngewe nari ngarutse mu rugo rwanjye umugore wanjye mbabarege naragiye guhabira uzi umuntu agiye guhabikanga ni wa muntu wavuye mu rugo akavuga ngo ibiki uri kubyumva tirera mugore wanjye ngiye guhaha nkaba mbizi ko yari yagiye guhaha uri kubyumva none kuza uko twateranaga hejuru guhaha nkavuga ati umugabo yagiye guhaha ariko atashye nta kintu ngiye nagiye guhaha ariko wewe wagiye tuvugana ngiye nagiye munze n'amagambo yawe kuko ndabona byariye none se wagiye madamu tigiye gushaka amahaho base uyu se bari kubimubwira ntabwo uzukuru twati mwawe umuturanyi wacu uri kujya muri nduru kuziko ngira amahane ugarutse mu mahane kureba iki ngiye ngarutse mu mahane mu mutuzo wagiye aho wari mu mutuzo ubwo nyine niba ngiye ugasozi bikanga ngiye ngarutse mu rugo rwanjye gasozi ko urahungurushi papa teta twatekereje ko wasanze wa mugore mwabyaranye kandi tutisanye mawe umugabo yaba yarashyirwa bambeho ubuzima buramukaranze buramucanze ubura ntibuheruka ibiryo yarumirwa nicyo cyiza cyo kugira urugo iyo ufite urugo usanga bajya bavuga ngo nta mugabo useba dore umugabo usebye muri iki gihe n'uyu bajya bavuga abagore twe duseba tukandagara ndi umugabo useba ariko wande dore umugabo wasebye mubwire ko ntabwo ubona nasebye oya ndabyemera nasebye ndi umugabo wande ngo reka nkuremo inkweto njye mu muhanda sibazi ko ndi umugabo wawe hanyuma ubundi ndebe harasebana njye nta kibazo gutera ingumi sigazi no gutera ingumi umugabo uri kukwitaho nawe narisobanukiwe urumva wataye ibiryo rega abantu none basigaye bari none sibyo biratugeza ku kigenje mu rugo rwanjye isubiriyeho nta rugo ruhari hari ubwo twagabanye njye nawe nta rugo ruhari hari ubwo nagabanye nawe uze kumwari aho biragucanze kirashye numvisha ikibazo gihari bafite reka njye kuryama iwe birancanze biranyobeye ahubwo munizere ko ari kimwe amakuru mfite ngo ari umugabo warwinjiye niba hana hari simbi aho baye musakuriza aho niho nashaka aho none yakanyabuga binza yari musakuriza ubu ne yakanyabuga burya harimo n'umugabo musakuriza mu rugo rwanyemo umugabo ngiro hano oya arimo se ko yarashe arimo yarashe wirwana n'umugabo wawe asuze ko umugore ari serious harimo n'umugabo ketse wama n'ikibiri tambuka gucana imbaraga ndazibonye reka nze nikokinga harimo umugabo Niserashe twaresha kutubesha. Wachoye umugabo se? Umva widusakuriza ubuzira icyuga. Ke nabanza bikubwire kwanza niwe muturanye twasanga. Tugenda barakwinjiye umugabo. Yabo cyangwa atarimo nareka kuntera icyugazi.
iyi nzu usigaye ubundi se agasuzuguro gacururizwa muri iduka ahubwo we kuba imbaba gutya wabikuye wabyigiye ko hari umukire tuzi ubuzima ke bushobora gafite gutwara. umukire wa mbere Atanga yari akazi. acuruza arara mu kazi None urushako rubi Abakozi. ntirugukurikirana, si ubu nashatse neza. iyo ukoze uyu munsi reka guseke reka ngo ukine ku mubyimba nk'uko wawungimyeho nk'uko wanyuriye abagore ukanca inyuma isi irakwishyuye nyine rashereka akebo kagiye wamugarura abagore biranze biranga reka ariko urabugura ke aho bataza kugwa birantibiramo taza kugwa hano mbabara ugende mbego ataninjiye mu nzu ngo umuhe n'amazi yo mbego kunywa burake ubwo nyine warasenga wavata umugabo wanjye yabagwa ku gasozi urananyica Imana nsenga ntabwo izi nkozi isoni ntabwo izi nkozi isoni bivuye mu muzima ibihembo by'abanyabyaha ni ibi umuzimu mu rugo rwawe Imana iraguha ako waramubabaje mwana Imana iraguha mwese kumubabaza waramubabaje ibihembo urabibonye. uyu mubabaza se narakubabaje reka mbyemere ko nakubabaje ngambabarira Ye ngambabarira reba ke narakubabaje urabizi ngambabarira rero mbabarira ihangane nawe ihangane rumva niba birabyarabayeho nta muntu ntukikaze ubusha kunshira bugufi ntukikaze umugabo ahora ari umugabo ku mugore wikwigira nayimena amaso nayo ubundi iyo se wayikwiye noneho kandi reka turebe urabona ukuntu wamusize atarahindutse si urabona ari hafi aha shari ahagaze neza umugabo muri rwose arakwica uravugisha ukuri umugabo mubi mubi ntawe wabura amafaranga ke kuko yari ayafite ariko amafaranga yawe ntabwo yizenya abamo ariko ke nta byiza nayakuyemo ibintu navuye hanga mbivuga uyu mugore wamuhara ugari wazabona akamuvamo wabibonye we ko bayiguharuza smartphone iki nziza njye nta kibazo ke nibuze kurusiga. mpagaze na hano nkavuga ati bakambaza ati wenda uko wagumye mu rugo wabonye iki nakekwereka wowe wabonye iki ko wagiye wataye urugo ngo harimo induru harimo ubukene harimo iki mfashe bago njya umana karibu umuntu ndazura oya uyitafashije na karisi buretse wimfashe baga reka kwakira se gufata uwo muceri nari umugabo umugati w'abana ni ukuri pe nkagufasha umugati reka ngufashe umugati cyokoze pe nge mpaye abana nta bibi babe baryaho n'umugati ye baba keza we nta na bogisa nta mwe na ni gutya cyokoze ubu burakubonye harimo iki dore ni igisumira cyo muri 80 cyaboze mwese isumu uri kuyibangata mbega umuntu ese yawe usigaye urara muri uzikure we mugore wanjye nisigaranye muri iyi minsi niyo wita nta soni uyu n'umugore nisigaranye muri iyi minsi siko niyo rose asabira kisasi none se uri kugenda isume mu gakapu none se niba naragiraga imihanda nkikambikira nakiyorosa iki cyangwa nakifuba iki uyu ziko yarasigaye isheri wanjye urumva waranyishe niba waranyishe nta kibazo none ubebe uratinya ugafata umugore wanjye gutyo keza we bajya bafite umugani burya ngakasika nka keza ikiringiti cyangwa iswime ese uwo ni umugati w'abana akabi gaseka nka keza nta nabo niba naragiye guhiga bikambeze wasanga ari nk'umunyeshuri nako yibyaho hose uyu mugabo ashobora kuba yabaye marine none se tuvugisha nta nta nabombo y'abana urimo urabwira umugore wanjye ke ntabwo n'abayobozi baza gushaka umujura hano uyu ashobora kuba yabaye umujura yirirwa yiba nise utambeshye rasume buriya ni nshyashya cyane iyo yakuye hano mu rugo utaza no kungurira ubuyobozi muri uru rugo uyu mugore na kimwe nigeze nkura muri uru rugo ese abuze n'amazi yo koga abuze n'amazi yo koga ariko nigeze kuguhumurira nubwo bakakanya naba mfite oderi mbi nigeze kuguhumurira tube seri ngiye ntiwigeze umpumurira uyu ni haraho nawe kabyaregeye nakuzaje abana babiri yego umwe babiri batatu yari bisaraba yari ukwihangana uri kubyumva ntawe yigeze ampumurira mu gihe yari afite ubushobozi yaranyirengagije ke nta kiza cye yegeze ampa niba umuntu yaba ari umukene ariko akaguhanura dukeya afite ntabwo uyu nguyu yageze ampumurira ngewe si ukukwiyemeraho cyangwa ubwihenureho mwabonye kubera ubusigazi no gusiga inzara ntazisiga rukati sigazi n'ibyongereza arakwakivuga resheri yaragutaye televiziyo yaje ngo bebi wambonye nakubwiye ngo nakubonye aye papa teta tuve no bijya guseka ke tukwe guseka ntabwo turi guseka papa teta mva ngubwire ikintu kimwe agiye mu kahe kazi se nyamuguye nako sheri uri kumva papa te nabonye akazi iyo umugabo atandukanye imana yabonye agenda nayo mfite irakanyisa nabonye akazi ngiye mu kazi adahenda harimo iki se sha mugore wanjye ngo ndamire kiri bya winyanduza mbabarira sinzira mu nzu papa umva ngubwire buriya iyo umugabo atandukanye n'umugore umwe muri bo
asigana ingaruka mu bigaragara ingaruka zaragukurikiye nyine munsabira imbabazi kubera ko icya mbere erega ikibazo nawe usaba imbabazi ejo ukongera urasaba imbabazi ejo mwongera ubu nigeze nkora amakosa ryonyine umukorera ryonyine watse kunyanduza soni ikosa niri gusa ukoze mu buzima bwawe bwose mu biki we gusa bigenze ne kuko mana yanjye ubigenje ute nyine ihangane ubigenje ute nyine mama teta uzi n'abana umvira abangiye kukugira inama ngiye kugira nziza mbabarira inzira ngiyi ntusuranyirukana mu rugo rwanjye uruhe rwose wisubirira aho wari wavuye nyine ihangane mbabariye mu rugo nyine nsubire mu rugo basi ngiye guhera ubu nisubireho pe leta nihana leta nihana byanyara wambabariye koko umugore mwiza ubu koko utuntu twari rwose mbabarira we nciye bugufi bivuge ngo wankundaga nyifite ibintu none ubu ngubu nje n'ubu imana nikunyeretse niyahoze imbwira ati uzajya mu buzima uzabibona sinkubonye ngambabara rero dore n'ubundi ni rimwe mbikoze ntabwo nzongera nguyu na keza none yaciye bugufi babarira mama teta ntabwo cyakora uzi gusaba imbabazi pe uzi guca bugufi urabizi wasaba imbabazi yavuga ati mu buzima uyu mugabo ni inzirakarengane ariko iyo babeshuka cyane kuvuga ngo bya bikara bya bishaki bya ngo byaki byaki birase ko byari amafaranga ibikatsika imineke wa mugore mwabyaranye se wamutaye ute witonza namuhingutse imbere tonzi ntabwo narinzi ko abe babanaganye bose narabatangira kwishakira erega abagore bakunda amafaranga nta faranga ufite nta ngutiya wabona biriya byose barabose bivuga ngo nawe nkundaga gukora amafaranga ingorashi namukunze we ntabwo wamukunze namukundiye heze ngira nagukunze ese mwabanye utamukunda kandi wowe ntawe nigeze nkunda nawe waba uhinduka n'igiti wabana n'umugabo mukabyarana rimwe mukabyarana kabiri nta rukundo umufitiye gasani we shabo tumutikutira umugore bwo kungu oya se kandi pore oya gusa ikigaragara papa teta ahinduka icara mu rugo wubaka mushiki wawe araje ndagushyiraho ubuswanyagure shawe winyereza akazi utamuhutaza agahena aho ngaho ariko ndamwereka utamuhutaza agaheneshwa aho ngaho akagwa aho ngaho ntanayimukubita ariko reka kunyereza akazi nta soni muri karaza kunteza impagarara mu biki arantera impagarara mu biki ari gusaba imbabazi ariko ikibazo si imbabazi ari gusaba zira nta nimero yagira se nta telefone ko atampamagaye ese igihe telefone arayifite yavuye hese yabuze n'umwenda wo kwambara arabona telefone sikora reka nkubwire umugabo yawe yarahindanye pe asoni mba yabaye nabi namushwanya gusa kumirwa yarananutse noneho yamwaye yagize isoni ubusuma ngo umunsi ntanyiciye akazi kandi birasoma akazi kane ntakishi irasoma ni yakuye hano arabeshya ikira kimve kimeze ko ajya akagituye muri ruhurura bura nicyo yiyorosaga hose mu nzu nese umugabo wasaga kuriye wasaga neza mu gakoti iyi bazaga karitsiye n'ukuntu yasaga karitsiye igiye kumubona umuntu yarakoraga yinjiza amafaranga ahobora mu gakote muri congo none n'umwenda wo kwambara ntawe afite uri kubyumva ahora mu gakote mu gashati umucengo none wagira ngo ari umuntu umujye uvuga ke tumugabo wanjye azayagenda agiye mu bagore ariko azajya agaruka nsange yongera agarukire urumva none n'umwe nagiyeyo ariko rero ibyo arifuru guse baramwemeje ikindi kintu wamenya azanye iki mbere na mbere niho nahura ndabizi umugabo n'umugore bafite ukuntu biyunga uzanze ugiye kumupimisha nkura nande umugabo nkura nawe ko n'uwawe ke nubibona mwahura kuko birashoboka uzahita uvuga ati abagore burya bakunda abagabo uzahita uva ku bagore oya ni umugabo wawe ashaka kuza akavuga ati kagwego ukamwinjiza mu karyama ariko ntuzabyizere kuko amezi amaze hanze wamenya yarakandagiye wamenya yarakoze ibiki wavugira uti tugende kwipimisha ariko kugira ngo bikunde anitwaje ngo niwe nayisohokamo akayivuga umuntu amaze kwiyakira ntabwo byaba bikunze nawe nagafashe kintu ushaka ukinge tukureke ubuze nabi muze hano kuko gateje umutekano muke yagaruka yabaje kubangama yose ararara ye kubangama kuko hariyo ntabe ntanabe uyu munsi rega akazi ndakareka kapfuye ntabwo ndi bukore nyagasani mbega ntabwo rasebute induru ziravuze magara yateye sinzi yaturutse sinzi ndi kwibaza ikintu kimwongoje kugaruka ahubwo Imana iramureye kubaje ntaragenda nkiri hano
gusa yagisanga nagiye yari gucuruza. umugabo aragiye ataye abana nta n'ibihumbi 10 azanye nta na bombo. Ikintu barishinganishije ke mu buyobozi ndabivuga bari babizi igihe yagende barakizi ahanagaze rero kudetesha umutwe nabwo nasubirayo mfite ingingo indengera nta mpamvu aburi ikiro cy'umuceri. ubonye se n'inkweto zazifite erega buriya no gusaba imbabazi umuntu agira uko asaba imbabazi ushobora kuvuga ati ndunye ikiro cy'umuceri n'icya cy'isukari wenda ukabona umugabo ari guhinguka wenda yikoreye ariko se afite isumbi. mwabantu mwe abagore dukunda ibintu dukunda akawunga dukunda umuceri dukunda imyenda myiza anahingutse afite igitenge cyiza akawunga umuceri akaza kuguyagurisha no kumubabarira uje na rubebe ubebeta n'isume yaboze ngo sheri narindi ngo niyo nifumbata ngo niyo mugore wanjye waruje gukora iki mubabarira ngo nukuri ngo naragiye gahibaza. Ariko abagore ngo bazi ko ngo dutanga imbabazi byoroshye ariko shaye umugabo we rwose mana agashobotse akazina karetse reka ngenzubira mu rugo nkuremo imyenda mubane n'abana banjye kuko urabona ibintu ahubwo ikintu uzagikora nuzajye basiga wenyine ko yanaza akabatwara. Ikintu ngiye gukora kintu cyanyuma ikintu cyanyuma ngiye gukora nishinganisha ngiye gusubira kwa mudugudu mubwire ko bamugaba gutwara ariko igihe yagende barakizi subireyo mubwire ati ko yakugira ati kireka wenda yibya ateza intambara mbe nabivuze mbabwira ati wa muntu rebe igihe yagendeye murakizi aragatse kudutesha umutwe nanjye n'abana kandi muzi ko ndikorera abana njyenyine kugira ngo ataza kugira ibintu byose yitwaza antesha umutwe ahungabanya umutekano ubu ngiye kwishinganisha naho ibyo kumbwira ngo ninjira mu nzu never. Icyo nkundira rero abagore ni icyo abagabo bajya guca inyuma abagore aragiye arivura gusa twadufaranga turashize yaciyemo nta n'uwo yabipa kandi nta kintu afite nta n'uwo yabipa nta na sengisi afite nta n'uwo yabipa no gushaka barebe mu mureka nzi wanjye none aze kwamira uho nyine ariko ni umugabo wawe da singiye kubyivanaho ubwire ngo ntumwakire ni umugabo wawe uko uzabitekereza bajya bavuga ngo abana bawe nari umugabo ntabwo igihabwa intebe rero ntayabonye. Reka dusoreze hano rero ubwo ibindi tukureke niba ujya mu kazi nkubwira hagize n'ibindi reka tureke reka nisubire mu nzu nguremo imyenda akazi kapfuye nyine kakorewe hari mu kiganiro cy'ubutaha.